Yeah. Ko tugeze mu bihe by'iminsi mikuru, kandi iyo bigeze mu minsi mikuru ngo abantu ngo mujya mu businzi ngo mu mayoga, ibyo nibyo nashaka. Ndashaka mwicare mu rugo mugura abonema muri bagasobanuye kuri 7 byawe. Uziko iminsi mikuru ari bateza ubukene mugera mu kwa mbere mudafite minerivare, mwara yasindiye naguza abonema mukarya ubuzima, ko nubundi nta buzima warya nta businzi wajyamo burutagasobanuye. Filime yacu nuko tugatangiye, hari abari bari ku ifarasi baza bihuta cyane. Filime dutangiriye hitwa Sinai Peninsula, ngo ni mu mwaka w'umukiza wacu, mu mwaka w'umukiza wacu. Yavuze umwaka w'umukiza wacu niwo mwaka Yesu yavutsemo, niwo bita ngo ni umwaka w'umukiza wacu. N'uburyo ibintu babibaraga icyo gihe imyaka barabasubira inyuma, icyo gihe nibwo twatangiye kubara tuzamuka. Wumva amagambo dutangiranye, naratoranijwe ngo iyi si nyizanemo impano, niyo mpano yambaye iyi si yigeze yakira. Wumva amagambo. You may think you know my story. Uteye bushobora gutekereza ko muzi inkuru yanjye, ariko nyizera You don't. nta nkuru yanjye muzi, nta nkuru yanjye muzi. Mu mwaka w'umukiza wacu uwatubwiraga bamwita nde? Mary, haramwita Mariya, haramwita nyina wa Jambo, ari kutubwira ati nta nkuru yanjye muzi. Reka nyibabwire, tugiye kureba inkuru ya Mariya. Umugabo uri hano, tugaruke nanone mu mwaka 18. Joachim. Papa wanjye bamwitaga Joachim. For 40 days of fasting and repentance. Yarasubiye mu butayu ngo amara iminsi 40 yicuza aniyiriza, yumva ko Imana yamwimye umwana. Mother Anne prayed fervently for a child. Na mama wanjye yasengaga ubutitsa kugira ngo Imana imuhe umwana. Vuze ngo Mariya tuzi nyina wa Jambo, ababyeyi be bari barabuze urubyaro. Mariya buriya papa we na mama we bari barabuze urubyaro. Papa wa Mariya nguyu mu butayu yari agiye gusenga, dutangiye tuganirira inkuru, badusubije inyuma imyaka 18. Turebe ukuntu Mariya iwabo bari barabuze urubyaro. Papa yajyaga mu butayu akarara mu ishyamba asenga yicuza ibyaha, ariko mwe murajya ngo kurara ngo muri veye uke mu butayu cyana ngo n'ibiringiti ngo n'amashuka ngo mukarara mwiroshe mu rusengero, mukabyuka muvuga ngo tuvuye mu butayu. Tutibagiwe amadahatererwa mujye mu butayu. Dore abandi bantu, ni papa wa Mariya. Mariya reka turebe amateka ye. Dear my Lord, Nyagasani nagucumuyeho iki? I want as a child. Imana icyo ngusaba ni umwana, icyo ngusaba ni umwana. He hears you. Imana irakumva. Hari uwabonekeye papa wa Mariya mu butayu, wabonye icyiza cyo kujya mu butayu uve muri veye. Papa wa Mariya ari mu butayu ari gusengera umwana, yari yarabuze. Urinde wageze hano ute? I am Gabriel. Bagita marayika Gaburiyeli. God will gift you with a daughter. Imana igiye kuguha umwana w'umukobwa. Mukobwa? Marayika Gaburiyeli yitaburirwa irengero, uyarumirwa. Marayika Gaburiyeli yaje kubonekera papa wa Mariya. Buretse A daughter umwana w'umukobwa. Yego, will gift you a daughter. Imana igiye kuguha umwana w'umukobwa. Unlike any other. Gusa umwana w'umukobwa ntabwo azaba ameze nk'abandi. Fill Isaiah's Uwo mwana azuzuza ubuhanuzi bwa Yesaya. Yesu yari yarahanuwe na Yesaya muri Bibiliya. change. Ariko kugira ngo Imana iguhe umwana nawe hari icyo ugomba kuyiha. Ni igiki? A promise. Ni isezerano ugomba kuduha. When I return, N'ingaruka you must dedicate her to the service uriya mwana uzahita umuha ajye gukorera Imana, umutanga ajye gukora in Imana, his temple. agenda ature mu rusengero rw'Imana. Niyo magambo barakwerekana mama wa Mariya yari ari gusengera mu rugo, papa ari mu butayu, mama ari gusengera mu rugo. Madamu rega agomba kuguma ku rugo. Papa ari mu butayu, madamu ari ku rugo. Urebe umwana tuzaguha agomba kujya ku n'ingaruka nzakubwira, agende ajye kuba mu nzu y'Imana, akorera Imana. Nicyo tugusabye. Umwana mbega uzamutura Imana. Mama wa Mariya nawe yarabonekewe na marayika Gaburiyeli. Anna niko yitwaga. Joachim
Joakim yari papa wa Mariya. Anna, papa yavuye mu butayu yishimye, Imana yamusubije. Prayers have been answered. Amasengesho yacu yasubijwe. Barishimye.